Bw'abana b'Imana tugahagarara twemye ngo mubona dusangira ibishyimbo ku kantu murakumva noneho mukagira ngo ni bagenzi banyu ko dusangira showbiz ariko hari abantu mutari bagenzi babo. Iyi showbiz yose bivuga ko yumva ayisesengu ariko hari abantu bayirimo ku mugani wita super manager ayaravuze ngo afite ibanga ryabo baziranye nk'aba showbiz ngo ari igihe kimwe bizasobanuka byose ngo muba dusangira ibishyimbo ngo tugasangira ibyago ngo tugasangira ibirori mukagira ngo muri bagenzi bacu. Hoya hari abantu bazi ipfundo rya showbiz baribamo bameze nk'abantu fatanye urunana barafatanye urunana basangiye imico basangiye ibitekerezo basangiye ubumwe basangiye buri kimwe cyose iyo bavananyemo biba ari ibindi bintu. Biri na showbiz abantu babitsa amabanga yabo bayicariyeho ariyo bavura bameze nk'ibifi binini biri mu nyanja babiri gucungana bavuga ati cya gifi kinini cyariye cyahaze ikindi cyahaze. Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko showbiz hari ibintu biberamo mwe mutabasha gusobanukirwa keretse Mwuka Wera wenyine agusobanuriye. Reka sore zangamba bwire ko iyi showbiz buriya mu kabari yaba ari ahantu banywera byonyine abajyayo bagabanuka cyane, gusa habayo n'ibindi nk'imikino ya biyare. Aha rero niho twe tuzira. Twebwe Aroma Sports Center turi ikigo gicuruza biyare za original z'ubwoko bwose nka Super League ndetse n'ibigendana nazo byose. Biyare uguze turayigutwaza, tukaguha umutekinisien uyenstala, tukanaguha garanti y'umwaka. Aroma Sports Center ikorera ku Kinamba neza ku cyapa cya bus mu cyerekezo cya Nyabugogo no mu mujyi. Dukorera kandi Musanze hafi ya gare, i Rubavu hafi ya Monkarenzi ku Karompoint, ni Rusizi i Kamembe imbere ya Mwarimu Sako. Muri Aroma Sports Center kandi tunabafitiye amabuye meza ya granite ya original akoreshwa mu kubaka ibikoni. Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 87 81 91 cyangwa 07 81 84 77 95. Nambwa 18 maziye yisanga. Buriya yabaga mu buzima mwagize kubona afata award yaye kumwe no bita muri Ndabirene. Award arayifatirwa kwifotoza yarayifatiwe muri Ndabi ameze nka bonsa we kandi ari manager bira manager awice muri tribune noneho wa managinga akaya kuri stage agafata award none akaza kumubressinga bakafata ifoto bari goberana award we ariko award ifata muri Ndabi yagaragaye ameze nka bonsa Odorocas. Bigaragara yuko bari abana babaye mu buzima bumeze nko bari mu mwijima ntago bari bisanzuye none babona ino si y'Nyarugenge ryoshye iyo matagwa kwisanzura urabihirwa amafaranga arahari hitira hari ari ugasanga umuntu aguhora hafi ntago basha kurya show. None uwo bita Odorocas amaze kwisobanukirwa mvuga ko nirankubiri ariyo umuntu ukamye imbarutso yo gushaka gutandukana Irene kuko yaramaze kwisobanura bati cya gusobanura ibintu byinshi narisobanukiwe nyuma y'imyaka myinshi cya gushyira ibintu ku mugaragaro nikoresha ngakora ibindimo nagaragaza Imana indimo kugira abanyarwanda bamenye yuko ukora mu kwa kundi muntu no mu gihe wacuka wagira ibintu ukora bigaragara amaso y'abantu. Byagaragaye yuko niwe muntu wa mbere wishimiye gutandukana no bita muri Ndahabirene n'uburyo avugamo n'uburyo confidence uburyo nyine ubona nta kintu yahombye ahubwo ameze nk'umuntu waciye umunyururu wari umuziritse. Ariko onye Devestina niba ruko amaze no kubaka adefanda izina rye avuga ati mugabo wa mukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kuba nawe. Nge nitwa Big Man aha ni kuri Big Man Rwanda usaba ko subscribe nyamuneka uyu muryango wa Big Man ukomeze kugenda wagukana intambwe zanyu ni support yanyu dukora mwebwe mudahari yabara kuvunjisha musabe nyamuneka ari utarakanda subscribe kuri Big Man Rwanda supportinga umugisha wawe waba uwanjye waba wawe byose bidusaba kubana neza ubu tugateye intambwe nk'abana b'Abanyarwanda. Uyu munsi rero ndagira ngo nganire kuri amakuru maze imisi mubona uwo bita Emirene no bita Vestia Odorocas nyuma yuko bamaze ko batagikorana gukorana kwabo bamaze ko batandukana. Ese turibaza nyuma yuko batandukanye ninde ugomba kuba facing muri bino binakabihomberamo ninde ugomba kuba nawe agiye kuba yakora kurusha uko yakoraga byose ngiye kwa mbyinjiramo 5 uze kumenya ngo ese aka kanya niwe Odorocas na Vestina bamaze kwisanga muri Canada bagiye kuba bakoze gukora nka timu yabo ko twabonye mu zandimo nziza mwamenyereye. Uyu munsi niyo wa mwambara bari buze kwambara babereza ibihangano nk'ibyo twabonye manager wabo Emirene yabashe kuba yabafasha bagasora byakunzwe n'abatari bake
mujya muhereza respect abantu babo. Emirene Murindahabi yarakoze akazi gakomeye, bari abana babamenyekanisha, burira indege baramenyekana kubera imbaraga ze. Ese uyu munsi ko bamaze kuba bava mu maboko ye bakagiye kwikorana cyangwa bakora n'undi wari wese nazi, baraza ko bakora ibimeze gute? Nabonye feedback ku nkoranyambaga z'abantu batandukanye bavuga ati buriya uwagukuje agakumurika yakurekuye 30% utakaza umwimerere watangiranye. Ese byaza kuba kuko biri buze gutuma uwo bita Irene kuba barekuye cyangwa batandukanye nawe bari buze kuba wa mwambaro bari bambaye bari buze kuba batakomeza kuwambara? Bambaye amajwi meza arahari, ariko ya maboko yababrandingaga, ya maboko yabamurikaga intagara kibafite. Kandi buriya ngo umugisha wundi utandukanye n'uwawe, buri magira umugisha we, afite kuna akora ibintu bye, n'uzafata afite kuna akora ibintu bye, none uri na wenyine wowe ubwawe ufite kuna akora ibintu byawe. Tuze kwibwira yuko bino bintu bibuze ko bisa. Reka nkubwire ingero ziri hamwe. Twabonye bwa mbere uwo bita mama wabo avuga turashaka chano y'abana bacu, birasakuza ariko bita Murindahabi aza kubicoca, chano iguma mu maboko ye n'abana bagumana, akomeza kwa managinga. Haciye imyaka itagera munsi y'itanu n'ubu aragikwana nabo. Abana mukura amaboko yabafashe biga segonderi barangiza amashuri mu gatatu barangiza, abana bagenda bakura. Ariko uyu munsi abana bamaze kwisobanukirwa, abo bati nyamuneka hari ubuzima twabayemo tumeze nk'abambaye maske, tumera nk'abantu bari mu kigo cy'amashuri dasohoka, dukeneye kumenya ukuntu isi yo hanze aha imirakora iraryoshye, ariko twera kwisi turyohera kubera yuko twabaye mu buzima bumeze nk'aho turi close, ubuzima bufungiranye, twemera kujya hanze tumenya ngo show imeze gute. Uyu munsi ubonye kurudo wo bita Dorcas ariko agitinga ameze nk'umuntu uvuye nyine wiyuburuye, ameze nk'umuntu uri kuviva ibiharimo. Uwo bita Dorcas arishimye, aravuga icyizere, confidence. N'ukubera iki? Amaze kubona ko hari ahantu yarari, nje navuga yuko atari yishimye. Uyu munsi uregerangaje barakoresha amageste mu kiganiro, kwiyaminiya, gutinyuka, kuvuga, ukabona yuko Vestina n'ubundi Vestina atafitemo ikirokore, Vestina afitemo ubwa DPR bwe. Ariko bita Dorcas yamaze kwero yuko bati ngewe naje mu mihanda ya showbiz, mwayinzanyemo ndirimba gospel, uyu mushaka kuririmba R&B. Uyu munsi ibintu mwanzanyemo nisobanukiwe, bya bintu biraryoha, ariko hari ibintu mwamishe. Kubera iki mwabimishe? Niyo mpamvu n'abatoza bari hafi ya Vestina ya Dorcas bavuga ko buriya ngo ari umuntu urindwa mubi, ajyana amahane menshi. Utubiye gatoya Mwange Idirisa reka mubayishe, ndi umunyarwandakazi kandi abanyarwanda baziho kubaha, baziho kurinda ishema ry'u Rwanda. Reka nanjye ngomeze kwimana umugabo wanjye. Ariko uwo bita mana yanjye, uwo bita Dorcas none wowe arimo ari mama turakumugani wasike ajya ngo kingo no kwinda ngo yimana tuye. Ubona ko yamaze kwerekana yuko hari ubuzima yararimo, n'uyu munsi hari ubundi buzima arimo. Ariko namaze kubona ahantu biteretse, maze kubona video ya mbere bareko bicaye bati mana bagiye guca impaka. Ariko ntabwo byananungura, Canada na ahantu hari image y'ubuzima, amafaranga, ikirere cyiza, abantu barangosengo n'ukwimatatura, ngo niko skate avuga. Noneho rero niba umaze kubona yuko amaze kujya muri Canada akerekana yuko icyo yarayishwe hari amabanga ashaka gushyira hanze, n'ukubera ubuzima yishimiye. Ariko iyo episode ya mbere tubonye bitereka, ubona ko bita Vestina yamangu ati tuzavuga make mwana wa mama, uterekura za bombe, uterekura imiriro. Ubona ko Dorcas afite ku mutima icyo ashaka gushyira hanze. None Emirene nawe uyu mwaka yanyeretse ubudasa. Emirene yirinze kuvuga byinshi, hari igihe bavuga ngo ushaka kuvuga byinshi ukikoza hagati y'amaguru, iyo ukijomba hagati y'amaguru. Yari yirinze aravuga ati bano bana barakuze, bakeneye no kwimanaginga ubuzima bwabo. Kuki tubuzi bwa mbere yagaragaje amarangamutima yandika araposting, ariko uyu munsi amagambo yabaye make. Ese no gukura kwa Irene cyangwa no kuvuga ngo hari byinshi mfite nashyira hanze umucero kameneka, cyangwa hari byinshi nakoma imbarutso bari abana bakavuga akintu mumvamo nanjye nigane ngo twamwiganye byinshi twaramushishuye. Icyo nzi kuvuga ni kimwe, nuko buriya ngo abaziranye bagura bwije kandi ngafitanye amabanga
birinda gusitana kuba yamusitara kuri mugenzi we, kuko buriya gukubikiye amabanga aba afite ubuzima bwawe bwo akira hanze, ukagira ingaruka ku byo uri gutegura cyangwa hazaza hawe. Navuga yuko ko batari kuvuga byinshi, bameze nk'aba bantu basangiye byinshi cyangwa basangiye ubusa, bashaka kwitana ibisambo, bikarangira bavuga ati mureke twitonde gatoya tutiteza ba bandi, kuko bazi ko bari muri showbiz kubera igitutu bakoreraho, bavuga ati wasanga runaka ari gutegereza ibimvaho, runaka nawe ategereje ibimvaho, kubera ko bazi yuko bahanganye, birinda inkuru mbi yabavugwaho kugira ngo batamena imiceri, ko bavuga ati agira uko imbarutso gatoya leta gugosora ku nkoko, baba bari gucungana. Ni nkuko uwo bita Tesha n'uwo DJ Brian sohotse kuri ne gato n'uwo bita Vincent Dorcas, nuko bita Vestina, nako bita Tesha n'uwo bita DJ Brian, buriya ngo nabo ngo akazaza, ngo agatinda kazaza n'amenyo ya ruguru. Umunsi muzumva imiriro bayirekuye, mwese muzipfuka mu maso. Abamotari bo mu Gatsata, Kimihurura, Karuruma, Kacyiru na Kinamba bambwiye yuko ngo buri uwo bita Tesha yari umugore uwo bita DJ Brian. Simbizi Mwuka Wera basobanurira, uze kunyibarisha ngo yari umugore gute. Nawe Mwuka Wera yaguhaye umutima, aguha amarangamutima, aguha n'ubwenge, agusobanurira. Ariko amakuru ya motari avugwa ku mihanda yavuga ko Tesha hari ukuntu ngo nyine bamwimataturaga, bageraga nyine bamurya utuvanse, utuntu nk'utwo. Ariko uwo bita DJ Brian kutisanga mu Rwanda, amakuru ku mihanda nayo ndi kugosora gake gake, mbwira amatati motari, ntwara ungeza nganda kwishyura, nkwishyura amakuru, nkwishyura urugendo wantwariye, nyiri kwitoreza ubwanjye ngo nuko hari ibyo ari gukekwaho byatumye yerekeza irwota amasimba, avuga ati mu gihe imbarutso bayikoma papa, noneho yago namukizwa n'iki? Cya gitutu nakubwiraga. Umuntu wo mu Rwanda akora ikosa avuga ati runakarandeba, DJ baba bati rya kosa ryamfato bita yago yangosorera ku rucaca, akavuga ati rero akugira ngo niteze reka mbe nerekera. Ariko ibyo byose njya mbwira abantu ngo Mwuka Wera mu gihe gusobanuriye hari byinshi usobanurirwa. Igihe kimwe karakari munyano ngo hari igihe kimwe bizasobanuka byose, uyirimo ushaka kuyizamo n'abatekereza ko ari ibintu bibera mu kirere no ku butayu, hoya ni imyuka irwana n'imyuka. Gusa icyo ngomba ko nakubwira cyo nuko uyirimo wese adasenga igihe cye, ni Imana yonyine agomba kumutabara. Uwo bita Tesha rero na Brian, umuriro ntabwo bari gucana umuriro waka, ntabwo bari kujya imbizi, navuga ko ari nk'umugore n'umugabo batandukanye, ariko igihe cyose umugore n'umugabo bariyunga. Uwo bita Murindahabirene n'uwo bita Dorcas na Vestina, nyuma yuko batandukanye, mvuga yuko uzabihomberamo kurusha undi n'uwo bita Murindahabi. Bari abana kuva mu Rwanda bakagera muri Canada, ni nka cya gihugu cy'isezerano bagiyemo. Imana yabaraze hano ubuzima, hano ukora ubuzima, mu gihe twebwe uri hano uko afite amafaranga kose abagikora. Tuvuga ngo rero nawe ntago ari umuntu mutoya, yakoze brandi, niyo boss karamukora aragenda, akoze Vincent Dorcas baragiye. Ese tubize ko izindi mpano cyose buzamure cyangwa n'abarabizinutswe? Nibyo kwibazaho, aho cyo ngubwa ino showbiz dukomeze kwibanamo. Icyambe twakagize urukundo, gufashanya, support, umutima umwe, gushyira hamwe, byaduha imbaraga zo ko Abanyarwanda bahuje icyerekezo. Ishyari, guhangana, umutima mubi nakijya kumarira, uzabikora ariko n'uzapfa. Kandi kuzimu ntabwo uzinyagamburirayo, uzageryamira urubavu rumwe, uzarinda ubora ukiryamiye. Mwubwira ngo rero umugisha wawe, viva umugisha wawe, wishimira mugenzi wawe, kuko umugisha wawe ntabwo uzatwara n'iyabandi. Ko nukubana duceho wifuriza mugenzi wawe byiza, ubwira mugenzi wawe icyamwubaka, aguhangana kwifuzanya ibyago, yapfuye bamufunze reka mufungishe, reka mwumvishe, nawe hari urugutegereje. Ngubambisi nakurura. Dukomeze kubana, babwira mukomeze kubana. Nyamuneka reka namamariza abadutumye, ushaka ko biari nziza, ushaka ibikoresho byayo, ushaka ibisa nayo, ushaka ano mabuye akora igikoni muri kwizine,
arahari no ku mafaranga makeya. Ushaka ava z'amatara, ushaka imyenda ya BR ku giciro cyiza, n'ahandi babikura ni muri Aroma Sport Center. Dukora ku Kinamba ariko dufite n'amashami mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Dukorera Musanze, uri mu mujyi Musanze wahamagara tukakorientana wadusanga tuguha ibintu byiza. Uri Rubavu na hano hafi ya mo Karenzi naho turahakorera. Uri Rusizi naho neza hano hafi y'isoko n'ibintu ni Munangi. Ibintu byose mo tubihere ubuzima ni buto, nyamuneka akabari kadafite BR katerekana match uzazinywera. Ndakubwiza ukuri, akabari niba dafite BR ko terekana match nk'utuye mu gikombe cy'isi, tugiye kurira mu kanya icyo bita Umufaransa na Maroc papa saa 4 z'ijoro. Ariko ngende inyuma y'Umufaransa shwida ntabwo nyamuza n'Umwarabu. Umwarabu ntabwo nyamufana. Oya reka akeza kanyu namwe. Dukomeza kubana nitwa Big Man umusore nyarwanda ari kuri Big Man Rwanda, dugana amakuru ya showbiz, singamije gukomeretsa cyangwa gusereza, ngira ngo ducyaye dushyire ku murongo twe mwisi yishimira abayituye hamwe n'urukundo. Blessing.